名数字经济论坛、河北首届太社区技术交流一火大会。感谢本次大会的组织者彭成明区长及各区域的领导者，感谢2位嘉宾老师的讲解和分享，更加感谢每一位志愿者的辛勤付出。没有你们的付出，此次大会不会如此的圆满成功。终于迎来了今天的曙光。展望过去的4年，经历了质疑、嘲笑、迷茫和怀疑，但我们不曾放弃。展望未来，迎接我们的将是一个 Panel Work 的全新世界。一个时代已经过去。Xin, Xuan, Jin, Xin, Vin, Pin. Hello guys, welcome again to my channel. Uburyo TV guys, twongeye kubasuhuza nanone aho mudukurikira muri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye, aho mukomeje kutwereka ko mubana natwe muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze ku Buryo TV. Reka twongere dushimire cyane wamaze gukora subscribe ku Buryo TV. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka wibuke gukanda subscribe, wemeze no kuri ako kazogira ka notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku Buryo TV ujye ukibona mu ba mbere. Guys, nkuko mubibona tugarutse muri P Network, tugarutse mu mushinga wa P Network ngo tugire byinshi dusangizanyaho amakuru, tugire byinshi tuganiraho muri umushinga wa Pi Network. Nkuko mubibona ahangaha, iyi ni special KYC. Special KYC uribaza ngo ese ni bishatse kuvuga iki uyu munsi wa none? Ese kuki yiswe special KYC? Ni iyihe mpamvu aha kuri iyi dashboard tuhabona Chinese community? Guys, twagiye dukunda kubereka video zigiye zitandukanye abashinwa bakomeje kugenda bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nanone aho bagaragaza kenshi bagaragara mu birori bigiye bitandukanye bamamaza P Network, bazamura Global Consensus Value cyangwa se GCV. Ahangaha abashinwa ibyo bakora barabizi, cyangwa se aba bazungu bo ku mugabane w'Uburayi ibyo bakora barabizi. Ntabwo P yaba idafite agaciro, ntabwo P yaba idafite intumbero nziza ngo bajye bahora bari mwibi. Ngira ngo mukunda kubona video zigiye zitandukanye umunsi ku wundi, uduce twa video tw'abashinwa barimo bizihiza cyangwa se bari mu manama agiye atandukanye. Nta kindi kiganiro ari P Network aricyo bateguyeho, ubona aricyo barimo kuvugaho. Guys, nkuko rero yiswe special KYC, ahangaha core team ya P Network ikintu gikomeye yakoze nuko abashinwa cyangwa se igihugu cy'Ubushinwa cyahawe KYC y'umwihariko. KYC ku ba pioneers bose bo mu gihugu cy'Ubushinwa uyu munsi ntekereza ko bameze neza, abacikanwe bose barimo kubona ama KYC. Ntabwo bivuze ko uri mu kindi gihugu utazabona KYC, n'abandi barazihabwa, ariko nyirizina mu gihugu cy'Ubushinwa ho bahibanzeho by'umwihariko, aho babahaye KYC nk'igihugu gifite aba pioneers benshi muri uyu mushinga wa P Network. Nk'ibisanzwe rero abagiye bakurikirana amakuru atandukanye muri Pi Network, igihugu cy'Ubushinwa nicyo gifite abantu benshi bamayininze P Network, nicyo gifite aba pioneers benshi bitabiriye uyu mushinga, kandi murabizi ni nacyo gifite byinshi cyagiye kigaragaza ku masoko, byinshi gikomeza kugaragaza mu tuvideo tugiye dutandukanye, kigomba gusapurayinga ibindi bihugu gikoresheje P Network cyangwa se kiri bwishyurwe mu ma P Network. Guys, ngira ngo mwagiye mukunda kubibona kenshi. Ahangaha rero ni ikintu gikomeye core team ya Dr. Nicola ndetse na Sheng Fan umudamu we, ahangaha ni ikintu gikomeye cyane bakoze, aho bahaye iki gihugu KYC y'umwihariko kugira ngo aba pioneers baho abamayininze P Network babashe gupasinga KYC. Hanyuma ibi bicuruzwa uko bivugwa koko, uko bigaragara, uko tubibona n'amaso yacu,
nibiba iby'ukuri nibagendera kuri iyi GCV Global Consensus Value bazadusapurayinge ibicuruzwa byabo, natwe turi tayari kuba twatangira kubyishyura ijana guys. Ngira ngo ahangaha ku muvalideta, umuntu ukora ubuvalideta we ibingibi aba yamaze kubibona mbere ya bose, aba yamaze kubona amakuru, aho uri kujya muri systeme yo kuvalida ugasanga nta byangombwa byo mu gihugu nk'ani iwacu mu Rwanda, ndavuga nk'abavalideta bano mu Rwanda cyangwa se wenda ni Burundi, urajya kuvalida usange kubo urimo kuvalida nta byangombwa by'igihugu cyawe bari kukwerekamo. Uzi ko buri wese avalidatinga ku byangombwa byo mu gihugu cye, hanyuma ku mafoto hakaza ayo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, amaliveness hazaho mu bindi bihugu. Ahangaha muri iyi minsi ibiri, uyu munsi ndetse n'ejo hashize, uwakoze ubuvalideta wese waha hafi mu bihugu bya Afurika, ntekereza ko abenshi yagiye abona abo yakoreye bamuciye imbere, ni amaliveness y'Abashinwa, ni amafoto asanzwe atari ibyangombwa yagiye abona by'Abashinwa cyane, nibo bagiye bigaragaza cyane, cyangwa se nibo bari kugaragara muri KYC valideta. Ngira ngo aba valideta mwagiye mubibona, mufite amakuru menshi mushobora gusangizanya n'abapioneers bandi kugira ngo mujye mubamara n'impungenge. Ahangaha nongera kwibutsa wowe utarakora KYC ko ntarirarenga, ntugire umutima uhagaze. Nubwo iki gihugu cy'Ubushinwa cyahawe KYC y'umwihariko, ni byiza muri rusange, ni byiza ku muntu wese wamenye umushinga wa P-Network, ni ibintu by'agaciro cyane, kuko aba mininga P-Network bo mu gihugu cy'Ubushinwa bo ubwabo babashije gusoza KYC, ni ukuvuga ko Open Mainnet nk'uko biri guteganywa yazaba nta kibazo gihari, yazaba nibura 2/3 bimaze gupasinga KYC, bimaze gukora KYC kugira ngo P-Network ijye ku isoko, abenshi bari gucuruza cyangwa se bari kugura banagurirana. Ahangaha byaba ari akarusho rero igihugu cy'Ubushinwa kibaye cyose cyamaze gupasinga KYC, yaba ari ibintu by'agaciro, yaba ari ibintu bikomeye cyane, aho byakorohereza ubucuruzi abantu benshi, ko urabona Abashinwa nibo bari promoter ya GCV, nibo bari imbere cyane mu gusapurayinga, mu kuba basapurayinga ibicuruzwa byabo bakoresheje ifaranga ry'ikoranabuhanga rya P-Network. Guys, nawe rero niba utarabona KYC, nta byarenze, nta rirarenga, komeza umininge, ukomeze ugendere ku byo wakoraga, ukomeze wibuke ya masaha wakoreragaho mining, hanyuma KYC nawe izakugeraho. Nubwo bivugwa ko ari special KYC yabaye, murabibona kuri dashboard y'Abashinwa aho handitse ngo KYC update Chinese community. Ahangaha bigaragara ko muri dashboard z'abanyagihugu b'Ubushinwa bose niko bimeze, aho utarabonye KYC wese ari kuyibona akaba ari gukora KYC. Ahangaha nibyo nongeye kugarukaho cyane, abavalideta bo barabizi, abari gukora ubuvalideta mwabibonye nibo bari kwiganza cyane. Ariko nanone ntabwo bisobanuye ko n'izindi KYC mu buryo busanzwe zitari gutangwa, no mu bindi bihugu ziri gutangwa, ariko aho core team yibanze cyane ni ku gihugu cy'Ubushinwa. Ngira ngo mwagiye mukunda kubona video zigiye zamamaza P-Network zizamura Global Consensus Value cyane, zishingiye ku gihugu cy'Ubushinwa. Murabizi uriya mudamu wa Dr. Nicola ni umu-Chinese cyangwa se ni umushinwakazi. Ahangaha ibyo bakora barabizi, nta muntu wafata umunsi wa mbere ngo yirirwe yamamaza P-Network, afata undi munsi wa kabiri yirirwe yamamaza P-Network, icyumweru gishire ari byo arimo ataza agaciro k'iri faranga ry'ikoranabuhanga. Guys, wowe wamenye P-Network, congratulation. Hanyuma icyo dutegereje na n'uyu munsi ni igihe kizivugira ibyacyo. Reka twe dutegereze igihe, hanyuma igihe kizadusobanurire byose. Ikindi twavuga uyu munsi ni uko kuri P2 Day, murabizi habayeho P-Day kuri 14/3/2023, hanyuma
habayeho mass KYC, abenshi mwarayikoze KYC mwagiye muyibona benshi. Noneho kuri P2 day ikiri guteganywa nuko P network ishobora gukorerwa launch. Open mainnet ya P network ishobora kuba kuri P2 day 100%. Ibingibi birahwihwiswa. Byaba byiza rero aba bashinwa bose bamaze gukora KYC kugira ngo ibintu bihite biba uburyohe, ibintu bihite biba byiza kurushaho. P2 day rero cyangwa se P day 2 izaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2023. Ntabwo ari kera, n'ejo bundi mu kwa gatandatu ku itariki 30 niho hazaba P2 day. Ahangaha reka twitege byinshi bizaba biri muri uyu mushinga wa P network. Niba koko nta gihindutse iyi open mainnet ikaba abashinwa bagasapurayinga ibicuruzwa byabo, ngira ngo bizaba ari akarusho, bizaba ari byiza ku bamenye P network mwese, ku bamenye uyu mushinga wa P network, ndetse bizaba biri no kwisobanura aho uzaba wamaze kumenya agaciro ka P network cyangwa se ka PI imwe. Bivuze ngo niyo P network yaza iri munsi ya kiriya giciro cyangwa se iri hejuru yacyo, byose bizaba ari akarusho. Ikibanze cyangwa se icy'ingenzi nuko PI izaba yahawe agaciro, yagiye ku isoko, buri wese ari kumenya ngo PI imwe ihagaze amafaranga angana gutya, aho ushobora kuba uzaba utangira kuyikoresha wowe wamaze gukora migration, wakoze KYC ugakora na migration. Guys, ni aya makuru twagiraga dusangizanye. Ahangaha murabona ko abashinwa ntabwo bicaye umunsi ku wundi, baba bari mu birori. Igihe icyo ari cyo cyose baba bibereye mu birori bari kwamamaza Global Consensus Value ya P network $314,159 y'idolari. Ntabwo ari amanyarwanda, aya ni amadolari. Urumva ko byazaba ari byiza. Ibi rero nibyo nkunda kuvuga njyewe ahangaha ku Buryo TV, nta nduru ijya ivugira ubusa. Burya niwumva ku musozi wanyu havuze induru cyangwa se hari utabaza, uzamenye ko hari icyo abaye. Ahangaha aba bashinwa rero nabo ntabwo bahora muri ibi, bakomeza bashyigikira iki giciro, ndetse n'iwabo mu gihugu imbere bagikoresha ku bicuruzwa, bagatanga ibicuruzwa byabo ku baturage baho bagendeye kuri Global Consensus Value. Ntabwo baba babikora badafite amakuru. Igiciro uko byagenda kose cya P network kiri hafi ya GCV. Reka twongere dusabe uwo utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe, ndetse urabashyigikiye channel ya Uburyo TV. Ciao.